Ni ukuvuga ngo rero ikaze bavandimwe, ikaze nanone muri uyu mwanya, ni ukuvuga ngo amakuru y'urudaca, intambara hirya no hino, ibihugu biramaranye, ni ukuvuga ngo rero ibi bintu biri kwerekeza he banyarwanda? Ni ukuvuga ngo rero uyu munsi ntabwo tugiye kwibanda mu gihugu cy'u Rwanda gusa, nta nubwo tugiye kwibanda muri Afurika y'Uburasirazuba, nta nubwo ari muri Afurika muri rusange, ahubwo reka turebe globally ku isi yose bimeze gute. Ni ukuvuga ngo ibi bintu by'intambara, ibi bintu bya Israel na Palestina, ibintu bya Iran n'Uburusiya, ni ukuvuga ngo biriya bihugu byose bisa n'ibikomakomeye, ziriya ntambara ziri gucura iki rero? Ziri gucura iki banyarwanda? Ziracura iki abatuye hirya no hino mu bihugu bigiye bitandukanye? Mwebwe murabyumva mute? Murabona bihagaze bite? Twifashishe cyane cyane mwebwe bakristo, mwebwe basoma ijambo ry'Imana, mwebwe musoma ibyahanuwe cyangwa se ibyanditswe, mwebwe musoma ibihe byo mu minsi ya nyuma. Ni ukuvuga ngo ibyanditse muri Bibiliya ntabwo ari mvuze ibyo abantu bagenda bishyiriraho, ibyo abahanuzi bagenda bahanura, ahubwo reka turebe ibyanditswe nyirizina, ibyo Kristo ubwe yavuze bihuriye hehe n'ibi bintu turi kunyuramo. Ni ukuvuga ngo abakristo rero reka mbifashishe mutubwire, murabona bihuriye he? Muri kubihuza gute? Ni ukuvuga ngo byaravuzwe yuko ishyanga rizatera ishyanga, ubwami buzatera ubwami. Ni ukuvuga ngo uyu munsi rero kugira ngo bamwe abagakwiye guhosha intambara uyu munsi niba ahubwo bari on the top ku rugamba. Ni ukuvuga ngo rero hari intambara zitagomba guhoshwa kuko ni intambara zavuzwe, ntabwo zigomba guhoshwa kuko ntabwo bajya bavuga mu kinyarwanda ngo nta rutugu rukura ngo rusumbe ijosi. Ntabwo urutugu rwajya kwivanga mu bintu ijosi ryashyizemo. Nyine ni umunyarwanda waciye umugani ngo nta rutugu rukura ngo rusumbe ijosi. Ni ukuvuga ngo ntabwo ibihugu byoroheje bizajya guhosha intambara y'ibihugu bikomeye, ahubwo ibihugu bikomeye nibyo byagahagurutse bigahosha intambara z'ibindi bihugu bisa n'ibyoroshye biri munsi yabyo. Ariko ikibazo noneho uyu munsi ni ukuvuga ngo ibyo bihugu bikomeye ahubwo niyo soko y'intambara, niho intambara ziri guturuka. Ibi bintu rero ishyanga rizatera ishyanga, ibi bintu bakristo muri kubihuza gute n'ijambo ry'Imana? Mutubwire muri comment, mutubwire twungurane ibitekerezo, turebe ibi bintu biri kugana hehe. Ese dukwiye kubisengera cyangwa ntabwo dukwiye kubisengera? Ni ukuvuga ngo rero abakristo benshi bajya bavuga bati ibi bintu mureke tubisengere, dusengere ziriya ntambara. Ese nimba ijambo ryaravuzwe ari Imana yarivuze ko rigomba kuzabaho, rigomba gusohora koko nk'uko ryavuze, ese ni ngombwa ko tubisengera cyangwa ahubwo hari ibindi dukwiye gukora, hari urundi rwego hari icyo bikwiye kutwigisha? Mutubwire muri comment. Ese mwebwe muri kubibona gute? Ese abakristo bahaguruke babisengere cyangwa biyicarire? Kuko n'ubundi wabisengera utabisengera nta cyabibuza kuba kuko byarahanuwe. Mutubwire muri kubyumva mute? Andika muri comment utubwire uko ubyumva, dusangire ibitekerezo, turebere hamwe icyo ari cyo, icyo gukora icyo ari cyo. Murakoze, mugire ibihe byiza. Mwari muri kumwe nanjye Sam Motivator. Reka twongere guhura mu makuru yacu akurikiyeho. Niba ari ubwa mbere duhuriye hano ariko nizere ko wamaze gukora subscribe.